babyivange nibajya baza bajya bagusanga muri ino gahunda sha iyi gahunda yitwa umwuka wera ntawagutera inda uri muri ino gahunda oya nibiba ntawanyeganyeza ikibuno uri kuri iyi gahunda ntukaryagagura hanze ushobora kuryagagura ukarara kuri diyare hatari ibyo umenyereye by'umwana kubahwa arangije umva ijambo yavuze numbaza ko yarivuze yicaye ikizemo ko yavuze yaravuze ngo nk'uko yavuze abanyonzi mwumve abanyonzi haya abanyonzi bateza impanuka mu mihanda iryo jambo avuze mwumvise harimo abanyonzi ngo ntibajya gukora abanyonzi hajya ngo bateze impanuka mu mihanda ngo nibo bateze impanuka turi kumva mu mihanda abantu bapfa avuga irindi rimwe aravuga ati ese indege aravuga ati ese kuva babakura mu mihanda nta mpanuka zikiba arongera avuga kandi kamwe ese ko indege ziva mu kirere zigakora impanuka hari umunyonzi aba yazamutse wo kunyongerayo uri kumva atekerereje abanyonzi umunyonzi wumvise iryo tangazo yahise ashyira imisego ibiri ku igare wanyongera karuruma yaje kunyongera mu mujyi turabasha aha aba ni abasore bane Saduraka Danieli Sadu Meshake Bedenego si bane abo si bane bari abaheburayo ikintu cya mbere nuko turi abaheburayo iyo niyo nsinzi ya mbere iyo niyo nsinzi ya mbere iguhesha gusingira ibindi nuko uri umuheburayo umuheburayo ni umukristo wakijwe neza ukaba utakimugwagwa utakisambana utakiroga utajya mu bapfumu utagikora twatune uri umuheburayo Mana ishimwe ko turi abaheburayo ubwo mfatiye hejuru kandi turi abaheburayo cyo cyonyine uzajya ugenda wumva ko uri umuntu ukomeye kuba uri umuheburayo ye wumva ko yes abasore bane Bibiliya iravuga ngo umugabo umwe yitwa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yiyumvamo kugenda ufata bamwe muri abo basore mu kindi gihugu aravuga ati reka ngende nifatira abantu shaka yari yarakigize iki yari yarakitobanze uko avyumva avuga ati isaha nshake nzajya ngenda afata kimwe indi saha afata ikindi indi saha afata ikindi undi munsi afata ikindi bibutse ko kabiri gatatu urugo rw'umugabo nagasuzuma mu kirundi ho bavuga ngo ni nagasomborotso aha nyumvira uko abyumva akanyaga inka ukabyumva akanyaga ibyo ashaka akica abashaka rimwe rero yiyumvamo ko adashaka kwica ahubwo rimwe yiyumvamo kunyaga abwira abagabo benshi bakorana nawe ndashaka kuvugamo babiri sivuga bose bakorana nawe hari umugabo umwe yitwaga Ariyoki yari umugabo w'ingabo z'umwami Ariyoki niwo ndamuvugaho gato hari undi yitwa Ashipenazi uyu Ashipenazi yari inkone y'umwami aha munkurikirane ngiye gusenga asifiwe Yesu rimwe aho umwami Nebukadinezari abwira Ariyoki genda unzanire Ariyoki yabwiye Ashipenazi genda unzanire abahungu b'abaheburayo mwakiriya gihugu cya Isirayeli nire udusore twiza umva rero ahantu bibeshyera
umva ahantu bibacangira. Unzanire abasore, ariko ntiwibande ku basore bari, undebere udusore twiza, kandi undebere udusore dusobanutse dufite uburanga. Cya kabiri, undebere, icyo cya mbere yari yibagiwe ko undebere udusore twiza tw'uburanga, niko handitse. Yibagirwa ko Bibiliya ivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora. Umva abantu yari yikururiye. Cya kabiri aravuga ati abandi unzanire abasore bajijutse atari injiji. Yibagirwa ko kubaho Uwiteka ari bwo tugire guke. Yongera arababwira ati unzanire abasore batagira ubwoba, batinyuka, ibintu byo kujegajega, batinyuka babasha guhagarara. Yibagirwa ko umukira mfashe ubwoba n'iki n'intare. Umva abantu yari yikururiye intare. Ibindi ndabihetse vuze dutatu. Aragiye muri iyo minsi, umwami akivuga ngo genda ubanzanire, Imana isanga abasore b'Abaheburayo nyakuri. Haleluya. Icyambu ukaba wateranye hari uri Umuheburayo nyakuri. Aragenda, ubwo bari kugenda cyangwa bari muri iyo proposal yo kugenda kunyaga, Imana nayo ihita ihereza amasengesho abasore bane, Saduraka, Meshaki, Abedenego na Danieli, bajya ahantu gusenga. Haleluya. Bajya ahantu hehe gusenga, batazi impamvu basenze. Imana ikubwira gusenga ntumenye icyo usengera, ariko burya iyo Imana ikubwiye gusenga, ejo h'amasengesho hari icyo Imana ibishaka gukora. Haleluya. Barimo basenga, umwami Ashipenazi arahagera, aranyaga acakiramo n'abo basore mu masengesho arabanyaga. Ariko abona n'ibishyimbo hariya, ibifuka by'ibishyimbo nabyo abona ni byiza, nabyo arabiterura arabitwara. Amaze kubitwara, bageze i Babuloni, muvuge cyane amen, basanga ameza y'i Babuloni ateguyeho ibintu. Umva aya meza y'i Babuloni kwa Nebukadinezari yarateguyeho ibyo kurya bitandukanye, inyama zitandukanye, ibinyobwa bitandukanye, ndetse byari ibiryo by'ubwoko bwose kandi biteketse n'ababyize, bipimye, bifite ubuziranenge. Byari ibyo kurya by'umwami, kuko yari ameza umwami acaho iya umwami Nebukadinezari. Abasore rero bahasanga itegeko rigiye kubagaho, urwandiko runini wari ushinzwe kubagaburira. Yari afite itegeko rivuga ngo umwami niwe uzabanza kwarura, abanyagano bose bagakurikira. Kandi bano banyagano bari abasore Bibiliya iravuga ngo bari bagiye kubigisha indimi z'iwabo, babakuremo Igiheburayo bakiremo Igikaludaya. Imana iturengere cyane. Ariko bagezeyo basanga iki gipapuro n'umuntu ushinzwe kubagaburira azabagaburira imyaka 3. Ingahe rata? 3. Kugira ngo azabamurikire umwami, amazosi yaraje ageraha, inda zigeraha, amatayi ageraha. Bari abasore, byari ibiryo birimo intungamubiri kugira ngo babirye imyaka 3, babereke umwami basobanutse ku kibaho, bareba neza, batabasha kureba sansenike. Wariye mu gitondo, wariye saa sita, wariye icyo ushaka, wariye icyo ushaka. Usome neza muri karase, uri standby mu byo usoma ubyumve kubera imirire. Nkurikirana tuva rero kano kantu. Bibiliya ivuga ngo iki? Bagezeyo, gira ngo cyarata, bagezeyo wasanga iryo tegeko. Abasore bane bakibona ibyo kurya, bakibibona gusa biteguye, Bibiliya iramya ngo barabyerekwa. Bagira gute? Barabyerekwa. Ko Mana we ukore mu kiganza, umwega Imana gukore ku maso, ujye werekwa sha, ukora ku maso ujye werekwa. Ibyo byo kurya nubwo bitukura, nubwo biryohera amaso, nubwo biryohera amenyo,
nukuri kw'Imana hari ibyo usanga biryoheye bene umushumba nubwo biryoheye inda ariko barabyerekwa bakimara kubyerekwa babona biranduye. Bibiliya irandira ngo bakibona byanduye bane bahita baragambirira, kandi ntabwo hari haje bane cyari igipfundi, ariko bane bahita baragambirira mu mitima yabo kutiyaguza. Hereza Imana icyubahiro. Gukorana n'abantu bane bagambiriye kutiyaguza. Hereza Imana icyubahiro. kandi ibyo gukorana n'abashumba bane bagambiriye kutiyaguza, ibyo gukorana n'abaririmbyi bane bagambiriye kutiyaguza, ibyo gukorana n'abacuranzi bane bagambiriye kutiyaguza, ibyo gukorana n'aba-evangeliste bane zamura kugambirira. Bakimara kugambirira baba ngo uraryoshye wa mokowe, ariko ntabwo tukurya uranduye. Yo umva ariko uranduye, dendo we uranduye, wari ukwavu we uranduye. Asifiwe Yesu. Abasore bata bararakara, barakazwa nuko basanze byanduye. Abo bazanye barabye, bumvise ko promosiyo ari imyaka 3 barya dendo z'ubusa. Babona abandi bararakaye, barabaza ati ko murakaye kandi tugiye kurira ubuntu imyaka 3 zino dendo nano mafi, burarakazwa ni mukaraba ahubwo turi abasore b'Abaheburayo nyakuri. Abaheburayo nyakuri kugira igikundi ariko kitari Abaheburayo nyakuri. Abasore b'Abaheburayo nyakuri bakomeza kurakara kuko basanze ibyo byanduye. Ikindi cya kabiri barakazwa nuko abandi bazanye babona banejejwe n'iyo promotion. Barabahugura ko mutarya, abandi ati ntabwo turya. Kubera iki? Ntabwo turya. Mwebwe niba mugiye kurya ni murya, ariko twebwe ntabwo turya. Bane igisonga kirabegera cyabyati rero mugomba kurya mwabishaka mutabishaka, kuko mu myaka 3 nzaba present. Umfasha zagira gute? Nzaba present. Daniel yegera inkone shibwa kubagaburira, shibwe ukubaha ibiryo. Daniel arayinginga, umfasha n'ubugwaneza abyati watubabarira izi dendo nizi nkoko n'aya mafi n'iki kinyobwa ukakiturinda ukatwihera ibindi twabonye mu gikoni. Haleluya. Arababaza ati mugeze mu gikoni gute kandi muri hano? Tugize iyerekwa tubonye ibishyimbo. Gira ngo cyara tubonye ibishyimbo. Rega ongera ubwongo tugira iyerekwa. Tugira iyerekwa nabone ntabwo washobora iyi si akazi. Dore ko shitani yerekana ibintu bibiri. Shitani yerekana kimwe hano, ikindi kiri hano. Akwereka mawuwa iri hano, inyundo nagayikwereka iri hano. Ugasingira mawuwa agukwikira inyundo hano. Ndashaka rero urenza amaso mawuwa urebe inyundo iri mu kaboko ka shitani. Asifiwe Yesu. Hereza Imana icyubahiro kandi. Narivuze ngo renza amaso mawuwa shitani akwereka urebe inyundo iri hano. Iyi nyundo manyisobanuye burisha. Igisonga ati mubibonye gute? Tubonye ibishyimbo. Tugize iyerekwa tureba ibishyimbo. Barenza amaso inkoko bareba ibishyimbo n'amamiminwa yabyo. Mamiminwa y'amaharage, mamiminwa y'ibishyimbo. Ariko mushuma reba kurenza amaso dendo bakaranze pana gutogosa yahindi ishinyitse itanyuze mu mazi. Ukarenza amaso inkoko ukareba amamiminwa y'ibishyimbo. Yerekwasha birivuga ngo iki? Inkoni irababwira ngo murashaka kunyica. Mwami yabamaye kubagaburira imyaka 3 n'akazi kandi nzabahemera. Nimujya ibishyimbo murapfa murenzaho amazi narwari n'akaji murarenzaho amamiminwa yabyo. Mushaka kunyica, mushaka nza presente bamwe babyibushye namwe
mwarahorose mwarapfe mwararwaye diyare mwagira imyaka 3 nimupfe murezaho amazi baramubwira ngo please twebwe ubwiza bwacu umubyibuho wacu ntabwo uva ku nkoko aho uva mu gukora ibyiza tudacobora tujishingo baramwegera ati hajya abariye dendo n'izifi n'izimbwija n'izisambaza uzaba presenta ryari mu myaka 3 twebwe rero duha ibishyimbo uturinde bino uturebe mu minsi 10 nubona inda zacu twazanye zavuye ukabona muri karase twabaye abaswa muri iyo minsi 10 ukabona kabuno kagiye muri iyo minsi 10 udushyire ku nkoko ariko nubona ntacyo bidutwaye utugumize ku bishyimbo uzi impamvu bano basore batse ibishyimbo nuko babanyaga babakuri wabo babazananye n'ibishyimbo by'iwabo nibyo babonye rero babona ibishyimbo by'iwabo ubabona si nibyanduye babona nibizima kuko ari iby'iwabo shatse kuvuga ikiburira ijambo mumbere ikiganzo ufashe kwigisha basimutse mute gatoya mumbwirire ngo jyujye ibyo umenyereye jyujye iby'iwanyu ntukaryagagure jyujye iby'iwanyu ntukaryagagura hanze ushobora kuryagagura ukarara kuri diyare ya hatari wowe mufate mu nzira ngo jyujye ibyo umenyereye by'iwanyu jya wambara nk'uko iwanyu bambara jya uvuga nk'uko iwanyu bavuga jya abazamuye haleluya jya mu isoko jya ugenda nk'abaheburayo mu migurire yawe ugure nk'abaheburayo no mu uko watashye ubukwe warure nk'abaheburayo pana kwarura ibigenda bimeneka gira ngo cyane Imana niba utashye vuga nk'abaheburayo umugabo mwakire nk'umuheburayo wa mugabo usuhuza abusanze mu rugo nk'umuheburayo pana kugiye gutona bato oya ivuga geze sibyo abana mumere nk'abaheburayo ako kanya bakidiringa bucyo iyi nkone iravyanga isanga mu minsi 10 baba bapfuye Imana izana favor yayo ishyira kuri basadura kana badanye favor yayo muri uyu mugoroba mwese basabiye favor y'Imana mushumba nanjye kora mu gihanga cyane usabire favor y'Imana nange ingerebo favor y'Imana mbibutse ko favor y'Imana ikuriho aho unyuze hose ugira igikundi umuntu wese arakubona kumva aragukunze favor y'Imana iza kuri aba basore kuko barengeje amaso inkoko yakareba ibishyimbo kandi mbibutse ko mu kugambirira gutyo yera nayo mu ijuru yari standing by irimo kubacungira hafi ibareba ndashima Imana iyo ugambiriye kwanga icyaha nayo igambirira kudagukoza isoni Yesu we jambo rivuga iki favor y'Imana ibajeho inkoni barebye ihitira bakunda ibona mbega abasore beza ntacyo mwasabanye ibintu si iminsi 10 musajya kubagerageza reka bagerageze muri iminsi 10 ahita arabakunda kubera favor y'Imana ibazeho amafaranga bakunde amafaranga adukunde nanjye ndimo uzi ko ufite favor y'Imana amafaranga aragushakisha ndetse yanyuze he kubera favor y'Imana amafaranga kugendaho imiturire myiza kugendaho ubuzima buzira umuze bukugendaho haleluya ndabaturaho favor y'Imana abamurikiranye online ndabaturaho favor y'Imana n'izina rya Yesu aho ujyanye akira favor y'Imana aho ujyanye ku gisasi akira zamura cyane haleluya iyo favor y'Imana ikuriho aho ucuruje hose uruguka wacuruza dodo uruguka wacuruza intoryi zatukuye barazigura favor y'Imana ikigo cyose wigaho umenya ubwenge favor y'Imana n'izina ryaje waba wakiriye favor y'Imana nubwo nasoza uba yakiriye cyangwa ye gushungana ndetse ikiganza favor y'Imana izeho
kubera amavuta ari mu biganza by'abashumba. Ejo nagaruka na parike bw'ubutya kubera favor y'Imana. The people paragonefa favor y'Imana n'izina ryawe ndayibatuyeho buri mugoroba. Amen. Inkonde irabakunda ibahereza iyi minsi 10 iyera mu ijuru aho yicaye niyo mako gatebe mama. Iyera mu ijuru ahantu yicaye aho yicaye iyera ndavuga iyera. Irebe ukuntu bano basore bagambiriye kutiyanduza. Irebe ukuntu abasore banze kurya inkoko kandi ziryoshye. Imana iravuga ati mbonye abambasaderi mwese. Ese Imana nayo iribaza ese bazarya ibishyimbo iminsi 10 bazabyibuha ku buryo babakomeza kubishyira. Akoze bene ni mu bwiza ukuri uwariye mayoneze za mu gitondo n'imigati isize boremba n'amavoka ati bano basore kuko banze kumuza isoni nanjye ntabwo ndi ubakoze isoni n'Uwiteka. Ufasha Imana rero rega mumbare ikiganza umubwira icyo ushaka ku Mana gipfunditse mu cyo ushakamo. Bijya bishyimbo babirya na vitamine zizemo n'Uwiteka. Imana inama mu ijuru iraterana ndavuga inama manu y'iki mu ijuru inama iterane ku bwawe. Umfasha mu ijuru inama iraterana imaze guterana wanzura ko baje gukuramo. Umfasha wanzura ko bohereza marayika akaza kwivanga kuri aya meza abiri. Aya meza abiri ameza y'inyama n'ameza y'ibishyimbo n'amazi. Banzura ko ku meza y'inyama baje gukuramo vitamine ibyubaka umubiri ibirinda indwara ibitera imbaraga byose bakuramo marayika ajugunya. Mu ijuru banzura ko bazana ibirinda indwara ibitera imbaraga n'ibyongera amaraso mu minsi 10. Rega hari ibintu mu ijuru bafite byongera amaraso mu minsi 2 bagakureba byose barabyanzura. Ibingibi byongera babishyira mu bishyimbo. Ibingibi byari biri mu nyama bikoremo bajugunya. Marayika w'Imana araza yivanga kuri aya meza yose ayivangamo. Hano akuramo mu bikoko no mu bidendo akuramo ibirinda indwara ibyubaka umubiri bitera imbaraga arajugunya. Aza mu bishyimbo amanura vitamine zose ashyiramo. Ijuru ribyivangamo. Tugira gute ijuru rigira gute igira gute rata uzi ikintu ushatse guhanura muri iri jambo musate mu kiganza umubwire ngo ijuru babyivanzemo babishaka batabishaka. Amashuri y'abana bayivanzemo imirire mu rugo babyivanzemo mu kazi kawe babyivanzemo iyo mariage yawe bayibyivanzemo. Wazamuye cyane haleluya. Ni ijuru bagize gute ubu Imana yabwiye gushuma yabwiye ngo baje kubyivangamo. Babyivange. Ejo bundi nyakubahwa wacu umusaza haleluya yaricaye. Murabizi igihe abanyonzi bigeze kubahagurukira abanyonzi murabizi barabahagurukira bemeza ko nta munyonzi uzongera kunyonga. Kandi abana b'abanyonzi bari batunzwe n'igare. Abana b'abanyonzi bari batunzwe nuko papa wabo yanyonze. Umugore w'umunyonzi yari atunzwe nuko umugabo we yanyonze. Umusaza rero ndavuga nyakubahwa ejo bundi aricara agira gutera numbaza aho yicaye kuko jewe mfite icyifuzo cyo kumubona sinanamubona mu bintu ndi gusengera kubona umusaza basi. Ndavuga nyakubahwa nanyumva amekaribu mubona umva kandi nukuri nkunda kumubona mu nzozi mubona yasuye ariko sinamubona live. Haleluya. Haleluya. Umva kantu rero yavuze yicaye nyakubahwa atekerereza abagore b'abanyonzi arabatekerereza sha atekerereza abana b'abanyonzi ukuntu babayeho arabatekerereza. Nyakubahwa arangije umva ijambo yavuze numbaza ko yarivuze yicaye ikizemo ko yavuze yaravuze ngo ukuntu yavuze
abanyonzi mwumve abanyonzi hajya abanyonzi bateza impanuka mu mihanda. Iryo jambo avuze mwumvise harimo abanyonzi ngo ntibajya gukora. Abanyonzi hajya ngo bateze impanuka mu mihanda, nibo bateza impanuka turi kumva mu mihanda abantu bapfa. Avuga irindi rimwe aravuga ati ese indege aravuga ati ese kuva babakura mu mihanda nta mpanuka zikiba. Arongera avuga kandi kamwe, ese ko indege ziva mu kirere zigakora impanuka hari umunyonzi aba yazamutse yo kunyongerayo. Atekerereje abanyonzi. Umunyonzi wumvise iryo tangazo yahise ashyira imisego ibiri ku igare, uwanyongera akaruma yaje kunyongera mu mujyi. Reka rero bamufate. We ndavuze ko bitemewe kunyonga hano, zana gira vuba vuba zana hano iyo nka. Umunyonzi ati ndakorera igare. Umusaza aravuze ko indege ziva mu kirere zigakora impanuka ntabwo tuba twazamutseyo. Sijya wahera nanishatse kubabwira iki, umusaza nimba yicara agatekerereza abanyonzi akabyivangamo, abana b'abanyonzi bakongera bakarya, abagore b'abanyonzi bakongera bakisiga utuvuta kubera ijambo umusaza yavugiye abanyonzi gusa, akabyivangamo nabo bakasubira mu manda bagatwara. Nimba nyakubahwa arivuga bikaba yera yo mwijuru yabwiye ngo nayo ije kubyivangamo. Abagore basetse muzamure cyane Imana yo mwijuru yabwiye ngo manure ko ije kubyiva. Ngana ku musozo. Haleluya. Ngana ku musozo. Abasore barya ibishyimbo kuko ijuru ryashyizemo, barabyibuha. Abariye dendo inda zivaho kuko mu ijuru bakuyemo. Marayika aje gushyiramo, aje no gukuramo. Iwawe aje gushyiramo, manuye ngo iwawe agushyirire ko nanjye manuzi ibiganza iwanjye bashyiremo. Icyo gishoro gitoya yongera ashyiremo, mu bwenge bw'abana yongera ashyiremo, uwazanye amanota yo hasi azana yo hejuru. Merelevare kuibona niba byari hatari uyibone bitakubona. Asifiwe sana la. Imana yabwiye ngo mushubije kwivanga mu bintu byacu. Wowe ukurikiranye nawe kubona rayiva. Imana yabwiye ngo ije kubyiva. Singe wahera byaje kurangira abasore babamuritse babashyiriye umwami. Simbutse byinshi, abariye dendo bose ku ruhande. Ndashima Imana. Abariye ibishyimbo umwami arabakunda, abona nibo bakwiye akazi. Saduraka, Meshake, Bedenego, Danieli aboriyata mu mirimo. Simbutse byinshi bagiye mu kazi. Haleluya. Nebukadinezari nimunkurikirane ndagakora njyamye nta kibazo. Nta kibazo. Dore kina zirahari. Nebukadinezari araryama aragona. Uyu nini? Nebukadinezari. Nimeburiye nuko bagona ba Nebukadinezari.
arabibona ararota. Agira gutera ararota, arose arashiguka, asanga inzozi ni hatari, asanga umutima we watumbye, avuga ati ndapfuye. Ahita ahamagaza Ariyoki mu gitondo. Ubwa mbere ni Shipenazi, kabiri na Ariyoki. Abwira ati igira hano. Ariyoki araza. Wabaye iki Nyagasani? Narose kandi umutima ugiye guturika, izo zinazibagiwe kandi ziri hatari. Rero mamagarira abahungu bariye dendo zanjye, hamagara bariye inkwavu baza bazishyure basobanure ibyo narose. Baragenda bafata abapfumu, abarozi, abacunyi, abakonikoni, abakarudaya, bose baraza. Uyu ni Ariyoki ati mugire vuba vuba umwami yarose niwe ubantumye. Baragenda n'imbere y'umwami. Umwami ati wabaye iki Nyagasani? Mundotore narose, ubu ngiye guturika umutima, ngewe nabuze amahoro, nubwo naryo bimeze gute ngo bacuranga sinabona amahoro, inamenye inzozi narose. Abapfumu n'abarozi ati rero ngwe dusobanurire, tubwire titre y'inzozi, duhere ko natwe tubihuze tugusobanurire. Umwami ati nibagiwe. Abarozi ati none uryama twararanye ku buryo uzitubaza? Uryama waryamye wenyene, wagonnye wenyene, nitwari kumwe, uratubaza ibintu warose nijoro twararanye? Umwami ati mugiye guhuza inama, mwahuje inama kugira ngo munenguhe. Inkoko zanjye mwariye, dendo zanjye mwariye, amafi yanjye mwariye, agiye kubaca hano, ngiye Ariyoki karame, fata ubwo buhungu bwose unyuzeho inkota, ubwice bwahuje inama, bwanze gusobanura inzozi zanjye. Haleluya. Dore akantu nashaka kamerera. Nebukadinezari ari mu nzozi ari kurota. Imana ihuza Saduraka, Meshake, Bedenego na Danyeli, ibashyira mu masengesho. Ibashyira hera mu masengesho, nakazorejeho, ibatsiragira mu masengesho, bajya gusenga. Barimo basenga nka hariya, bahuje, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, bari gusenga batazi icyo basengera. Bibutse ko Imana nitubwira gusenga uzajya usenga, Nebukadinezari azaba yarose. Ntabwo kumvise. Imana niba ngo senga uzajya usenga, kuko Nebukadinezari azaba yarose. Kandi inzozi za Nebukadinezari zishaka ubuzima bwawe no kurangiza. Dore amakuru rero, Nebukadinezari abarozi baratonda, Ariyoki afata inkota, agiye gutangira kwica abarozi ati ugiye kudusobanura? Oya, ntabwo wafata inzozi waryamye ukarota tudahari uzidutsindagira. Usibye twebwe nta muntu w'inyama n'amaraso ubana n'isi wazirota usibye Imana itabana n'abantu, niyo ibasha gusobanura izo nzozi zawe. Tubabarire. Ahubwo impamvu neye agatoki gutya, dufite igitekerezo. Ni ikihe? Tuza. Ntabwo twaje twenyine. Hari abo tutabona hano. Ni bande? Danyeli, Saduraka, Meshake, Bedenego, kandi nabo ni abanyabwenge. Ubahamagare baze dupfana. Umva bagome. Abakaruda, ababarozi n'abantu bapfumu bavuze barabatanze. Bibagirwa ko abahungu Imana yabahaye amasengesho bari gusenga. Bavuze ngo namwe mugomba gupfana. Danyeli ati rero umva ngubwira mbere yuko mwese murica abarozi, murica abacunyi, murica abakonikoni, habaye iki? Umwami yarose, none ambwiye kwica abanyabwenge, namwe mubapfa murimo. Danyeli abwira abasore, abwira Ariyoki, arabwira ati umva, subiza inkota mu rwubati. Mfasha, subiza inkota. Kandi none aha ndagusabye, ibyo mvuga ndabibwira umwami, wowe gusa shorera unjyana ushyira umwami. Abwira ba Saduraka ati mugume mu mavuta, mukomeze musenge. Haleluya. Abasore baguma mu mavuta, baguma gusenga. Mfasha, umva ubuhanuzi buri muri iri jambo. Birashoboka ko aya magambo wanayasomye, ariko njya mubwira ubuhanuzi nakuye Imana yambwiye kukubwira. Imana yambwiye ngo Ariyoki najyaze ajya gusanga mu masengesho. Mfasha, ihembe n'iryariza ijya rigusanga mu masengesho. Igitega niba cyohereza kigusange mu masengesho. Abagutereza cyangwa nabo nibaza
yashimishije Imana. Muvuga cyane haleluya kandi zamura haleluya. Abahungu baguma mu masengesho. Daniel aragenda asanga umwami ati hajya bimeze gute narose none ujya kuzisobanura? Oya sijya usobanura umfasha, ariko mu ijoro hari Imana yazi gusobanurira. Rero ndagusabye one day mfasha, musi umwe gusa ngende mure n'abagenzi banjye tubaza Imana. Ejo ndaza gusobanurire izo nzozi zananiye abapfumu, kandi ndakwingiza abapfumu nibapfe babeho, abarozi nibapfe babeho, abacunyi babeho, abakarudaya babeho. Abangaba nibo batuvuza ibigambo byinshi, bihorere nibapfe. Ikintu ushatse kuvuga muri ijambo ni ikihe? Ufate mu kiganza umubwenge abanzi bawe babeho, abone Imana wasenze yariyo. Abanzi bawe babeho, babone Imana wasenze yariyo. Haleluya. Daniel abwiye umwami ati abapfumu n'urica ubihorere, abarozi ubareke babeho. Ejo nakubwira inzozi bajya mu masengesho. Nimurebe sha ngwino Sadura ngwino fai ngwino jado ari he yeguma ngwino dusenge. Mwami Yesu, ubwo abarozi bari hirya bayivati yewe badangadwa tugoba baratwica we, kandi ibirozi byabo byananiwe, ibihembe byabo byananiwe, ariko bano basore bari mu yitatu, bari mu yumwe. Mana we umfasha turengere nidupfane na bariya barozi. Mana shyira mu itandukaniro, Mana vyivangemo. Nebukadinezari nubwo yarose akarota tudahari, Mana vyivangemo. Mana twe bagisenga muvuga cyane Amen. Imana imanura taburo y'inzozi za Nebukadinezari zose, irazimanura kubera gusenga, izimanura kubera amasengesho. Ntacyo uzageraho utasenze. Senga ubone umugisha w'Imana, senga ubone igitangaza cy'Imana, senga ubone feva y'Imana. Senga wigende uzerera asenga ubone igitangaza. Bagisenga bakiri ku mavi, ako kandi inzozi za Nebukadinezari Imana irazimanura. Daniel barazeretswe, abwira Saduraka ati fata bikesha andika dore ngiziriya zose barazandika, inzozi zose barazandika. Wazamuye cyane haleluya. Urufashe barazibona inzozi kuja mwakwishima ko mubonye inzozi sha. Inzozi barazibona, abahungu barazandika, bakizandika barazibika, baguma mu masengesho. Nukaba mu masengesho ngo uko watabawe. Oya nyuma mu masengesho nyuma y'ibyo ubonye hari ibintu utarabona. Zamura nukaba mu masengesho ngo uko wabyaye, nyuma yo kubyara ukeneye no kutunga ibirera umwana. Imana ikabiza bagumya gusenga. Nebukadinezari uba burakeye abwira ariyo kati bunzaniye bwa buhungu, ibyananiye abarozi amavi gusa arabishobora, genda utunzaniye ndwice. Ariyo abaraje aje yirukanka asanga abahungu mu masengesho, agati umwami aravuze ngo muze. Daniel ati wasaze nshyira umwami. Ako kana Daniel mbadahagurutse mbwira abasore ati mugume ku mavi ndaje. Haleluya. Daniel agenda kubwira umwami, abasore bari ku mavi bose mwagize gutyo rata. Iyi gahunda waba yego gake, iyi gahunda yabafasha ariko ntabwo basenga badafite iyi gahunda baba. Iyi gahunda bayitindamo. Nagira manura ijambo rimwe, nibajya baza bajya bagusanga muri ino gahunda sha. Iyi gahunda y'umwuka wera nibajya baza bayigusange. Zamura haleluya. Nawagutera inda kuri muri ino gahunda. Oya nibiba nawanyaganyeza ikibuno uri kuri iyi gahunda irimo mumara ikiganza mu bwoko bijya bigutindana. Iyi gahunda ijya igutindana, uyijyana mu ibyuka bijyane mu kazi. Zamura bafate gato sirasi. Daniel nawe ajya gusobanurira umwami ari muri no gahunda.
ageze imbere ya Nebukadinezari. Nebukadinezari ati sha ujya kunsobanurira cyangwa uje gupfa? Daniel ati nje kugusobanurira, ariko nunabona ari bantu ntabwo ari njyewe uzaba ubikoze, ahubwo igendera muri nje, ivugira muri nje, ikorera muri nje, nigusobanuriye inzozi zawe. Amuhera ku rutonde uko zaje, kuko Imana yari yazibahaye. Muri aya masengesho Imana iguhe, wazamuye haleluya, ramwe ibiganza waciye muri aya materaniro, Imana niguhereze, nikore mu bubiko bwayo iguhereze ibyo umaze gusengera. Abatumvise bagiye kubishingira, muzamure cyane haleluya. Nari imanuye mvuga ngo Imana nikore mu bubiko iguhereze ibyo umaze igihe usengera, nk'uko yakoze mu bubiko igahereza abantu basore inzozi za Nebukadinezari, bakarokora bakarokoka ubugingo bw'abapfumu. Ariko Mana, ijambo nasomye ngiye kugenda narivuze kandi ndashoshe, ariko mushumba ni inshuti yanjye, namwe ndabakunda, nzagaruka. Bijya bingora guhera hariya hejuru, nahereye kuri fone aho byaturutse, naha ku mavi. Nebukadinezari abwira abantu, abwira Daniel ati ivyananiye abarozi no gucuragura kwabo n'inzuzi zabo ubikuye ku mavi. Daniel ati nivi gusa. Abantu babonye intsinzi ku mavi, mwagize gutya, intsinzi ku mavi. Arazisobanura, ukagenda zisobanura. Nebukadinezari yumva ari byo, agenda amanuka, agenda amanuka, agenda amanuka, agenda aho kwikuza, ahubwo yagiye amanuka, agenda amanuka, agenda amanuka, azisobanura amanuka. Ariko Mana yanjye mushumba, amasegonda abiri hagarara no mushumba wanjye, amasegonda ubu wabaza uri Daniel, agenda amanuka, oya wowe hagarara. Nebukadinezari ni wowe wamanutse, Daniel ni yamanutse, yarafite icyubahiro cy'Imana. Nebukadinezari agenda amanuka, Daniel asobanura, abandi bari ku mavi, Saduraka, Meshaki, Abedenego. Daniel nguyu, abapfumu bari hariya, Nebukadinezari arimo aragenda amanuka, agenda amanuka imbere y'umuheburayo, amanuka imbere y'umuheburayo, acogora imbere y'umuheburayo, acogora, agenda asobanura, acogora, birangira yikubise hasi. Birangira yikubise imbere y'ibirenge by'umuheburayo. Maro uhanura muri mugoroba, wenda mfe, ahirwa bapfa, apfira mu mwaka. Ufata ikiganza mumwegeranye, munyeganyeze umubwire ngo tubitangira bifite igisuzuguriro, bigasoza batwikubise imbere. Tubitangira bifite igisuzuguriro, tubitangira batwita inzererezi, tubitangira batwita abanyacumba, tubitangira batwita injiji, bigasoza batwikubita imbere. Abatumvise muzamure haleluya. Ireba umwami Nebukadinezari, ndavuga umwami Neburi, yikubise imbere y'umuheburayo. Nizo Daniel abwira umwami ati abarozi babeho, reka nsubire muri bagenzi banjye. Daniel umva karusorejeho, umwami aravuga ati uragiye? Daniel ati ndagiye, sanze bagenzi banjye. Umwami aravuga ati ahubwo umva ubuhanuzi. Abarahagurutse, ahubwo we itere intebe neza yanjye, itere neza. Uyu ni Nebukadinezari, nerera intebe, intebe yanjye yari imwe, tere iya kabiri hano, umfasha, tere iya kabiri aho. Baramubaza ati iyi ntebe ya kabiri ni iyande? Nebukadinezari aravuga iyi ntebe ya kabiri ni iya Daniel usobanuriye inzozi. Icyagukuma mu buhanuzi burakomeye, uturutse imbere y'Imana. Imana yabwiye ngo mubabwire, umva Daniel ati ubuse nje kwicara hano kandi mfite bagenzi banjye, hari aho mbasize, waretse nkagenda? Umwami atumva ngo utaraza, abarozi bari bananiwe, abapfumu bari bananiwe,
bose bari barari umutima wanjye wari ugiye kumeneka none ngura naho uri bujye nanjye naho uri bujye uraguma hano. Uyu ni umwami abwira Danieli, abandi bari ku mavi, uraguma hano. Danieli ati waze se ngasanga bagenzi banjye oya ubuse ko bari bananiwe abarozi n'abapfumu, iyo utazana ari kubigenza gute? Guma hano. Danieli ati ubuse impamvu ngumvishije hano ni iyihe? Ndota ikinyabwoya unsobanurira. Inzoka iza nkayirota usobanura. Ni wewe umuhanga mbonye muri iki gihugu, ni wowe uzanduta nta murozi. Umfasha umugabane waturutse kuri Danieli umukaba kaneza akabiri umugabo abwati umva kubera ugusobanurira nta murozi wese wemerewe gusohoka muri iki gihugu utabyemeye. Guhaye ububasha ku murozi, guhaye ububasha ku mupfumu, guhaye ububasha ku mucuye, guhaye ububasha ku kintu cyose. Ni wowe Danieli nawe mumbwirira mu murozi naramutera ubwoba tugufiteho ububasha. Danieli dore akantu usorejeho nta minota itatu isigaye kuba nahagaze imbere. Danieli abaragabanye kubera ivi gusenga, amaze kwicara ku ntebe y'ubuyobozi niyanywa niyaryama, ahubwo yibuka ko hari Abaheburayo yasize ku karago. Aravuga ati sha maze kuyobora igihugu cyose kandi nijye ushinzwe gushyira abantu mu kazi, hari bagenzi banjye bari ku mavi. Danieli abarahagurutse mu izina rya Yesu, aragenda asanga basaduraka ahantu bari gusengera, abasanga kandi muri iyo gahunda yo gusha, abasanga muri ya gahunda reka n'ibijya biza n'amafaranga najya gusanga mu mwuka. Amafaranga naza gusange mu mwuka, ibisubizo n'ibiza bigusange mu mwuka, intambara zigusange mu mwuka. Zamura cyane haleluya. Umva ijambo Danieli yabwiye bagenzi be, yarababwiye ati bahungu beza Saduraka, Meshaki, Bedenego nimuyasoze. Oya garukanese umva kandi usoreje umva ijambo yababwirisha nimuya. Nanjye nje kubabwira ndi mu cyubahiro cy'Imana nimuyasoze. Mujumba kandi nasenga nje gutanga mikoro muyasoze, niko Imana ivuze. Baramubaza ati ngo byagenze gute? Umwami yemeye ibyo twamubwiye nimuyasoze. Kandi ubu ninjye muyobozi mu gihugu cyose, ninjye nemerewe kwimika nkanimura, nemerewe kwirukana nkanashyiraho. Rero kuko Imana itugiriye neza, Saduraka jya kuyobora intara, jya kuyobora intara sha. Meshaki jya kuyobora akarere, jya kuba goronome, wose abora yaka mu kazi kubera gusenga. Zamura cyane haguruka gusenga mu izina gusenga kuba gusenga. Ijambo narifite ry'ubuhanuzi ravuga ngo Imana yacu iramutse niyo topiki ibasha yatawera zaza amabwira yabashije tuzasubukurira hano. Iki ni icyigisho gifata igihe kirekire ariko nta kibazo. Amasengesho Imana yo mu ijuru idukorera igitangaza. Abavuze ibigambo bagihari, abarozi bagihari, abavuze ko twabuze ubwenge, abavuze ko twasaze, Imana ikora igitangaza bagihari. Ese Danieli yari ari hehe? Ibwami. Saduraka agiye kuyobora akarere, Meshaki agiye kuyobora intara, Bedenego agiye kubagorora no kuvura imiti. Kubera iki? Gusenga. Haleluya, haleluya. Imana ibikoze abapfumu bagihari cyangwa ibikoze abapfumu? Ibikoze Nebukadinezari cyangwa ibikoze yapfumu? Ibikoze ariyo ahari cyangwa ibikoze ariyo yapfumu? Ibikoze Shupenezari
ibicumuro byaturutse mu kwanga icyaha n'igisa nacyo, kwanga kuryagagurira i Babuloni. Mumbere ikiganza umubye ngo ntukaryagagurire i Babuloni kugira ngo ubone neza y'Imana. Ntugasumane, ntugasambane, ntukikinishe, ntukamuzoga. Jya ugenda n'Abaheburayo, ukore n'Abaheburayo, uvuge n'Abaheburayo. Fava y'Imana izakuzaho mu izina rya Yesu. Amen. Tuzamure ikiganza dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye, ubereye bwiza bagutegereza bose, kandi n'abakwiringiye no kuzigera korwa n'isoni. Abakobwa bari imbere yawe, abasore bari imbere yawe, abagabo natwe turi imbere yawe, ababyeyi bari imbere yawe, abana batoya twese turi imbere yawe. Twemerere mbere y'uko uduha ibindi bintu ubanze ujye kugambirira kwanga icyaha. Mbere y'uko uduha igitangaza ubanze ujye kugambirira kwanga icyaha. Abagambiriye gucanga, abacyanze kera ubakorera igitangaza. Abataraza mu byaha ubanze ubaho umutima wo kwanga ibyaha mu izina rya Yesu. Dusanze ukuboko kwawe kutaraheze ngo kunanirwe gukora, ugutwi kwawe dusanze kutarapfuye ngo kunanirwe kumva, ahubwo ibicumuro byacu nibyo bituma utwima amaso. Urakoze Mana kubanje kutubabarira ibyaha byacu. Abakobwa bababarire, abasore bababarire, abagabo bababarire, ababyeyi bababarire, abana bato ubeze ubatunganye kugira ngo tubashe kubona mu biganza h'Imana. Icyubahiro ni icyawe. Urakoze ko feva y'Imana itujeho, urakoze ko ujya gukora imbuto cyane. Ibyo dusaba nibyo twibwira nk'uko imbaraga zawe nyinshi zidukoreramo. Tubyatse Imana y'ubutatu, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Duhuje amashyi dukomera Imana amashyi menshi cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.